Yes bakunzi bacu turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri uyu mwanya aho tugiye kubereka uburyo ki wasuzuma bateri ya laptop, ukayisuzuma ukamenya ubuzima ifite, ukamenya niba yararangiye cyangwa se yenda kurangira, cyangwa se ukamenya niba igifite ubuzima cyangwa se igifite igihe cyo gukora. Ibi ushobora kubikoresha uramutse ugiye kugura laptop ukaba ushaka kureba niba bateri yayo igikora cyangwa se igifite igihe kinini cyo gukora, cyangwa se ukaba wayigura ubizi ko bateri isigariye mu manegeka. Tugiye kukwereka uburyo ushobora kubikora mu kanya gato ukamenya bateri yawe ingano y'ubuzima isigaje. Reka dutangire rero tudatinze tubikwereke, ariko mbere y'uko dutangira tubanze twibutse umuntu waba atarakora subscribe kugira ngo akande kuri buto ya subscribe, ahasigaye ajya abona video zacu nk'izi tukizishyiraho zijye zikugeraho. Reka dutangire rero tudatinze. Uburyo tugiye kubigenza, tugiye kuza kuri buto ya start, tuyikandeho, kanda kuri start, tugiye kwandikamo cmd. CMD murabona ko command prompt yaje, tugiye kwifungura tunyuza run as administrator. Murabona ko aha byafungutse. Muri uyu mwanya tugiye guhita dutayipingamo power cfg, dusiga akanya dushyire hagatire energy. Dukande enter. Muri aka kanya computer itangira gushakisha amakuru, gukurura amakuru ya bateri iyirimo. Ishobora gufata amasegonda make, urategereza ikabanza igashakisha ayo makuru kuri bateri irimo. Aha murabona ko mudasobwa yacu imaze kuduha aya makuru, niyo tugiye kwifashisha tugahita tumenya uko bateri yacu ihagaze. Turaselectiona aya magambo duhereye kuri C cyangwa se C tukageza aha. Tugiye kuyakopiya dukoresheje shortcut ya control C cyangwa se control na C. Tumaze kubikopiya tugiye gufungura file explorer. Turabifunguye, urabona ko aha hari quick access. Tugiye guhita dukirika muri uyu mwanya, dukirikemo. Tugiye gupestinga ya magambo, ubwo turahita dukanda control V, turayapestinze, dukande enter. Ibi bihita bifungukira muri browser. Aha baduhaye amakuru cyangwa se power efficiency diagnostics report. Aya ni amakuru baduhaye ku bijyanye na bateri yacu. Tugiye gukanda control F. Aha tugiye kwandikamo bateri. Tugiye gukanda enter kugeza tugeze ahantu handitse battery information. Aha niho twashakaga. Aha rero niho hari amakuru tugiye kwifashisha. Tugiye kwifashisha iyi mibare iri aha. Turakoresha iyi mibare. Design capacity ni ubushobozi bwa bateri igihe bari bakimara kuyikora. Last full charge ni ubushobozi bwa bateri ubwo iheruka gucagingwa ikagera ku kigero yamaze kuzura neza. Tugiye gufata iyi mibare last full charge tugabanye iyi design capacity dukube n'ijana. Turaba tubonye ese ku ijana bateri yacu isigaranye ubushobozi bungana iki. Reka tubikore. Iyi mibare ushobora kuyikuba ukoresheje calculatrice yo muri telefone yawe cyangwa n'ahandi wayikura, kimwe no wakoresha iyo muri computer yawe. Reka dukoreshe iyi calculatrice yo muri computer yacu. Turakandaho. Tugiye kwandikamo 42,070 tugabanye 45,000 aribyo by'ibi,
730, tubone iyi mibare. Iyi tugiye kuyikuba n'ijana, bingane 91.9. Ibi bishatse kuvuga ko ku ijana bateri yacu isigaranye ubushobozi bwa 91.9, ndetse bishatse kuvuga ko imaze gukoresha ubushobozi bw'8.1 ku ijana. Biragaragara rero ko bateri yacu ikiri nzima, ntabwo irakoresha ubushobozi bwinshi, iracyafite igihe cyo kuba yakora. Ni ubu buryo rero, uburyo murabubonye, ni uburyo bworoshye cyane ushobora gukoresha bikakorohera. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe, winjire mu muryango w'abandi bakunzi b'ikoranabuhanga, ujye ubona amavidewo dushyiraho, amavidewo yigisha arimo ibintu by'ubwenge. Mwakoze kubana natwe rero, Imana ibahe umugisha.